uzi ko nturutse hariya hirya nkubona nkabona amakuru se uranyibuka se ubura ntakwibuka se ubwira ariko se ubuse kandi Kigali nahe wowe ne Kigali hehe nake Kigali se Kigali kwaza n'ibibazo nanije kureba nyikomeje ahubwo araje wa mugore nawe niko se kuhoruza kureba umushaka iki kuhoruza kumutesha umutwe umushaka iki kumutesha umutwe nyine reka nkubwire uriya mugore ntabwo azacika kuko ntabwo nzamuha agahenge uriya mugore namugiriye neza ariko yarantumukije wamukoreye iki umubanje buri munsi kitarangiye namuhaye umuti yaje ababa yarantakira umuti maze kumuha umuti arangiza nyuma amafaranga yaje ubwo se ni gute wamvuga ngo ngenza amwiriza urumva ibyo bintu ari byo se bwirekana n'ibyo umuti nta muti wamuhaye nje nta muti namuhaye kubera yuko uwo muti wamuhaye wari bukore mu myaka 5 n'imyaka 5 nayo ntukore uwo muti wari umuti ukora hashize igihe kingana nta muti wamuhaye none se reka mubaza kandi usubiza ibyo yigiriye ni amahirwe ntukabona umuntu yigiriye amahirwe ngo uvuge ngo wenda ngo ni umuti wawe none se reka nkubaza muri iyo myaka 5 kubera iki ntacyo yari yarahindutse ntacyo yari yaribwiye ahubwo akakibwira nyuma y'uwo muti wawe ukamubwiza ukuri umuti wawe ntabwo ari wowe watumye byara se ubundi reka nkubaza ko numva wahindutse aka kanya wibagiweho wavuye ubwije ukuri bwiwe ntabwo ari ukorera umuti wawe byagenze yigiriye amahirwe abonye umuti wawe wanze yishakira izindi nzira arabyanga kuko Imana ntabwo ari uyu muti wawe mwembwira nimba hari cyangwa se nzi gusa njye ntabwo mbizi mvuye guhaha nyine ntarimo kubona aho umva rero umubwire ngo arye niki umubwire ngo arye niki ndajya ariko ningaruka noneho nzaza nk'inkuba oya njye ndagutumikije kandi umva ikindi umumbwire ngo n'amatike mpora nkoresha nzi Kigali n'amatike mpora nkoresha nzi Kigali do azayakubishura 8 kandi uzabibona ibyo mwakora byose ube mumbwirira gusa ngaho mbwira oya nta makuru uriya mugore ashaka kuza kugusaba imbabazi aha twarahuye rwose mu nzira arambwira ngo arashaka kuza hano ngo akambwira igituma nyanga yavuye ku izima sinzi icyatumye ava ku izima pe buriya wabona umutima aragize icyo ukamukobanga akavuga ati reka njye gusaba umuntu imbabazi hari n'igihe usanga hari abantu bamwanduje bakamubwira bati rero buriya gutya na gutya na gutya bakamubwira amagambo ugasanga araduteranyije azaza hano nyine mbyumva ubu nanjye mbiteze yombi ibyo bibaho cyane abantu bagapfa ubusa n'ibintu bidahari buriya wabona mugiye gutya mukaganira ugasanga nta n'ikintu muri gupfa ukamubona mugize gutya muriyunze mubaye inshuti nanjye ndabitegereje reka nzarebe nawe se umuntu wubwira uti wambwiye ikintu gituma unyanga wambwiye ikintu wenda cyaba cyaraduteranyije wambwiye uko bimeze ugasanga ibana nyatari ariko si kutananyoye na fanta wowe ndamwa ntitukiri kumwe fanta byawe uhora undunda nimenyerera rimwe ndaza ukampibije ubundi uzajya uzana akabido njye nkuzanira urwagwa hanga ngiye uzana akabido hanyuma nguhereza akabido iyo wawe nta bubido buhari wagiye ukoza neza ukanzanira koko uriyemera rya kandi utakemera oya sha uzakazane kariya kago ndagakunda maze jya unyakiriza akagwa ariko ibi bifanta byanyu rwose inaha ntazihari ntubizi iri iwanyu n'uwakiri intoki ese hakabura n'akantu gafite urufuro cyangwa akagazi harya nibyo uba ushaka iyo mifanta yigumisha aho ngaho basi bakuzani ngaho ugenda unzanira agahiye ibyo biji byawe bigumane ariko hagati aho nshimishijwe nuko ugiye kwiyunga n'uriya mugore pe njyewe nta kishimisha kirimo ndategereje ese muri inshuti zanyu gusa wenda baca umugani mu kinyarwanda ngo kugira ngo ugwize abanzi wagwiza inshuti ako kantu ni ukuri ni byiza bose n'uyu mwana anasinzirira ahangaha reka nze mpamagare makobwa nkera bwari mu gikoni ngwino undyamishirize umwana yaje kasinzirira ahangaha nawe yabona yuko ntagiye mu cyumba hariya asinzirira iruhande rwanjye ako kajya yo konyine Robi nawe ugomba kuba umwe mu bantu bagira umwanya muke ushoboka sinzi ko ejo nari niteguye kuri buze ngiye kumva numva phone ya Robert ati dimbi umusimba ndetse noneho karabaye imana we gusa nyine ndagushimira ko wemeye kuza iwanjye yonyine ukanabona ukamenya ndumva nishimiye muri njye reba nayo ndishimye vraiment ko mpageze nkahabona
ni heza nta kintu hatwaye. Kuraje kabisa. Umujyi ubwo nawe wawujemo nyine. Ntabwo nawe umujyi kugufashe neza. Umujyi ko nawe ugutanzemo. Oya warakuyobotse, umujyi warakuyobotse. Wajya kuza wenda ukaza kurangura ariko ntiwahabaga ariko njye nawe gutanze gufatura. Ariko bwiza uko rireba. Ariko kuva kera ari umunyamujyi njye narabibonaga. Umeze neza no kuri Imana. Ibyo se byo ni ibiki? Ese shaka umwana iyo ugiye uryasaza urya mbisi. Uba ugomba kwisanisha n'ahantu ugeze kugira ngo n'abantu bose bakubone ko nakwirirwa muri uyu mujyi ndimo ncuruzanya n'abantu n'iki byose sinishanishe nawe. Ndakubwiza ukuri ko ibintu kwa Dimbi bitakunda nawe imagine kano kaboko kanjye. Mwereke wenda kano kaboko kanjye. Nagashyizeho ibyo bintu ntabwo byagaragara no kuri Imana. Byagaragara byavuzwe n'iki? Karari. Robbi. Ese uragira mu mubiri wanjye n'uwawe bitandukaniye he? Byose ni kimwe kabisa. Ahubwo se Robbi. Yego. Wenda ntizimbye mu magambo. Gahunda yanjye igeze. Hari deni harya kuba deni cyangwa urashaka kunyishyuza amafaranga wajya gusubiza amakobwa. Gahunda y'iki? Gahunda ni iki? Ntabwo numva ntabyibuka neza. Ndibuka icyo nibuka nuko wari ufite gahunda wasabye ko twazabonana ariko ntabwo nibuka ikindi kintu cyo twaba twaravuganye ahubwo. Robbi. Ndavuga gahunda ya mushiki wawe. Makobwa se? Ndi mushiki wawe ugira se Robbi. Ntagira ibintu birimo birantangaza gahunda ya bimwe wambwiraga ko makobwa ngo mushaka. Ese buriya jewe sinjya nemera neza ikintu cyuba uri seriye n'igihe utari urimo kuganira urimo gutebya bya bindi byawe bya kera. Uri seriye ibyo bintu birimo seriye urashaka amakobwa. Ni nkubwira ngo ndi seriye wumve ko ndi seriye ndi serious. Sinzi ko nabigusobanurira nyine wumve ko ego imyaka umuntu amaze kugiramo ni myinshi. Kandi ikindi sinzi ko nabigusizanya ko ndi seriye birenze uko bitekereza. Ngewe w'intego ubutwari inga y'ubugwari mbabare ngiri icyo cyizere ngiye gusa. Mbaye nka data noneho najya nabona ngaho Badox ngaho na Dimbi. Robbi rwose kamubwiza uko uvuze iryo zina Badox niba ari izina bamumva nashaka no kumva muri ngewe sinzi ko nabigusobanura umunyago w'umuhungu niyo ngize gutya ngo ndaryamye nkabona ifoto yakobwa itazamo ifoto ya kiriya kinyago cy'imisatsi ishinze nk'imisumari ya 15 nagitekereza mu rero ugiye gukundusha n'umujinya. Ibyo bintu rero buriya ntabwo wenda ntabwo ntagiye kugutindira. Ikintu cyo nashoboye kumenya nuko kariya gahungu gashobora kuba kashaka kugira ngo gakundane nawe. Ariko jewe ibyo bintu ntabwo nabihagararira ngo mbireke bibi. Sinshobora kubyemera. Rwose rwana ishyaka nanjye ngo nzagufasha. Urabyumva? Ibyo byo rwose ndabikwizeje. Ntabwo nabyemera ntibinabaho ntibinashoboka mu buzima. Kangaruke ku ruhande rwawe nawe rero. Narabikubwiye nakurabizi. Makobwa yakuze umureba. Simvuze ko utamushaka wamushaka rwose kuko afite imyaka yo gushaka. Ariko yakuze ubuzima yakuriyemo warabubonye. Imvune nagize mu kumurera warazibonye. Narazibonye. Ndi nyakamwe ndi umwe wenyine. Ndabizi. Imirimo nahinze ngira ngo urayibuka. Nanjye niyo mpamvu nshaka kukureba. Kundura ariko Dimbi. Ari ibintu umbwira nkumva nubwo ifata nk'uko yararembye. Icyo nakubwira ndabyumva. Mushobora kuvuga ko kumukunda. Ibyo ngibyo nzagenda bireba pole pole. Kandi kuva na kera gise ngiye kukubeshya. Urabyibuka ko yajyaga yaza guhaha wamusubiza amafaranga nkayamusubizanyayo hafi n'inkoni. Ndabeshya se? None uramukurikiranye mpaka ni Kigali. Siko urukundo rushobora kuba rukomera.
ibyo ni intambara. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nuba isi ibamo abakobwa benshi mbona kobwa, niba mbona ari umuntu wo kwizerwa ku isi mbona kobwa, niba sinzi ikintu ushobora kukubwira kugira ngo wumve ko kobwa ndamutse niba namuhika, niba nazajya ngira iki, niba nakwita data bukwe, niba nakwita bomfu harya ni bomfu n'ibiki simbizi, ariko icyo nzi cyo mubwire gute kuko wampaye amahirwe. Yavuze kuri seri. Wampaye amahirwe, wampaye amahirwe none mubwire gute ijuru wifurije kobwa ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru kumufata nkari mushyiramo nkari muterekamo nkamubwira kobwa mukobwa mwiza nkamuririmbira nkamugirira ibiki n'ibiki, ureka cya gihungu cy'imisatsi gikaraba uriya muhungu ko muri nkumva ndariwariwe, nkumva ndariwariwe. Byo wenda ntubitindeho, uko tugenda tumenyana pole pole, buriya nawe ndaza kuza kukwigaho ndebe, ndaza kuza kwigaho ndebe ngusobanukirwe neza, menye neza ibikugenza, niba atari bya bindi mureba umukobwa amapantaro akavugiriza byihateye muri ino minsi, nzabireba nibyo ntegereje. Ariko rero hagati aho ngaho mbahaye ngushimiye kubw'ibitekerezo ufite, ibindi tuzajya tubiganira pole pole. Nanjye ndanezerewe ku bwawe. Sawa, merci. Urakoze cyane. Yego, kandi urakoze kunyakira wangu. Oya, nta kibazo bazana kandi twinywere. Kadogo, Karame boss. umva, Yego. zana indi fata n'indi mitsingi. Ndaje. Yewute. Urakora icyana wa mugabo? Ndakora icyanga. Urabona nzahanga nta kinzanye noneho. Wambwira urabona nzahanga nta kinzanye. Hari gahunda mfitanye nawe se ngewe. Umugore wawe bikorwa tuyifatanya ari. Ubundi se uramushakira? Wowe cyenda numva umubwire azi kuko ntabwo ndi buyaseka. Ku izina ry'Imana none aha kazi neza mboga zizana ngize amahirwe kurizana. Yampe nigendere. Kiravuga kandi. Niko. Uyu mugabo uramuzi? Yakada uwo mugabo ni umusazi ntabwo muzi. Njye umusazi. Okay, njye umusazi. None mwereke ko umuntu nimba wiyita umuzima, mwereke ko ubwo buzima bwawe ahubwo bushobora kuvamo ubusazi none ndi kwereka. Nimba ndiwe. Niba umugore wanjye atakuzi icyo umushakaho ni. Umva nkubwire. Itonde. Uyu mugore yaje wanje arabaye. Ashakaho ubufasha ku buryo bushoboka bwose. Sibyo? Nangije nanjye nkora uko ashoboye kose ubufasha yansabaga. Umva we kuvugana n'abakuru byaranduhije ntubirebe gutyo. Byaranduhije. Urumva? Nangije rata twumvikana amafaranga ibihumbi 100. None ngo arimo kumubwira ngo ikigo. Ubwo uvugana n'abakuru rero bivuze ko uri umupfumu. Njyewe ariko ko mbona mushaka kundeba gutyo mukumva ko mwampabyo ko mwiboneye. Umva reka njye kukuzana. Umva wayaza mutayaza. Hasoni. Niko yo nta mwana ufite. Nta mwana ufite. Waje kumusaba se umufite. Hari alimentation ari soko ugeze umugura. Se wagiteka mutwe we kigisinzi kigisazi cy'amacuho urabona ko ntanya n'umugabo wanjye bikumariye iki? We. Okay, sawa. Ni wowe wanze kunyishura, iyo uza kunyishura kare ntabwo ibyo byose umugabo yari kubimenya. Arabukana ntabwo nishaka. Ndashaka inkuba uretse. Urashaka iki? Umva, uvugana n'abakuru abiri nanjye ndabashaka. Bagenda bagira igice. Sawa. Nagira ngo nkubwire ko ubwo namaze guciranya ibindi 12. Nguki? Naciririye ibitega 8. Ubwo byose hamwe n'ibinga bikubiye ahantu hamwe. Mu ndiri y'abakuru. None ubona ko avuga ngo iki n'ibiki? Ahubwo kwatayazana. N'ibihumbi 100 byuzuye. Ubundi uzi kubara amafaranga aho? Ndayabara. Kandi none ureko Ayo bana bikize. Kawe niba wumva ushoboye yanyambere kumva. Ujya? Isukunda nk'impuza nk'ihembe ry'ishuri. Barasibiba. Twumvikane. Ibyabura bara neza amafaranga ugende sinshaka kubona hano. Ariko yaratinze. No. N'ubutaha. N'ubutaha?
sinshaka kukubona hano bara amafaranga yawe rero ko yuzuye wowe wa mugabo kubera n'ubushobozi ngifite urumva none sinyabaze none usange mwibeshyeho n'amake urumva usange mwibeshyeho n'amake yo kunyishura none nibwo mumbona urumva si umwana ese ubundi si umwana wowe nahita muhindura ipusi umwana nkamuhindura imbeba none nkareba uburyo uzabana n'imbeba uri ipusi mu nzu icyo navuze wibwire rero ibyo mu byo wakora ibyo ntibiri ahubwo mvira hano iyo myuka mibi n'izo za nyabingi zawe zisohokane kuzigira nkeya ihuti uriya narakuboshye sinagombaga kukumanura ikintu bita inkuba bikaza cyangwa ubundi manuke izo nkuru uri kuvuga nzikwirukankanisha cyakora muri ikenge ihute se nkubure hano hasi dore nawe akasakumiro umugore wanjye mu bapfumu ujya gute mu bapfumu utabira rwose nabonaga dufite ikibazo n'umuntu nkabona kugira ngo tugire ibyishimo mu muryango ari uko nanjye naba afite umwana wiriye mu nzu n'ahandi apfunda imitwe narirukanse ndirukanka kugira ngo ndebe yuko nanjye natwita nk'abandi badamu hanyuma se amaze kuguha umuti ukabona byakunze kuki utamwishyuye ntabwo byigeze bikunda umuti yamaye na wenyine we yabaye impfabusa ubundi uhita mwihorera ndavuga ngo reka mwambure na wenyine w'umutekamutwe hanyuma rero kuki ufata uwo mwanya ukajya muri abo bapfumu utanabimbwiye utanangishije inama rwose reka mubwire ni inshuti yanjye yangiriye inama irambwira ngo hari ukuntu ngo batanga imiti ngo ukawunywa ngo ugashobora kuba wasanga noneho uhita ngenda ngiye nawe ngewe nta n'ikintu byatanze rwose ntabwo nta muti uriya muti we rwose nta kintu wamaze no kuri mbabarira ndakwinginze gusa reka nkubwire reka ngire umwana wabyaye sibyo hatatumva turi no gutongana akamenya n'inzira byose byanyuzemo kugira ngo bigere ahangaha sibyo ariko reka musabe ikintu kimwe ubutaha nutekereza gukora ibintu nk'ibi ibyo ubanza ungishe n'inama basi mbimenye nkugire inama menye ko nyine nabigushyigikiramo mbabarira ntabwo bizasubira sibyo rwose ntabwo bizasubira ngaho noneho tuza ndakubabarira ariko nubyongera njye nawe kabisa sare kankubita kiriya gipfumu uretse niba nzamuka amazi niba nzabigenza gute ariko uretse nzabonana nacyo niba gifite inkuba cyangwa gifite ibitega nanjye nzashaka ibindi nzamuka amazi kandi nzabibona